Odiyo ya kane iyerekwa n'ubuhanuzi mu mwaka w'1968 mu gihugu cya Norway mu Buraya. Ibi rero ndimo mbasomera muri odiyo ya kane byahishuwe n'Imana mu mwaka w'1968 mu iyerekwa ryahawe umukecuru w'imyaka y'amavuko isaga 90 mu gihugu cya Norway mu Burayi. Ni iyerekwa ryerekana ibihe by'imperuka uko bizaba bimeze, ryerekana ibizabanziriza kugaruka kwa Yesu gutwara abe mu ijuru n'ibizakurikiraho ku isi, kandi ni iyerekwa ryerekana intambara rurangiza ya gatatu y'isi yose mu Burayi. Ni ubuhanuzi rero. Imana yeretse uyu mukecuru ibimenyetso bitanu byerekana uko umuco w'abantu uzaba umeze muri icyo gihe, ari iki ngiki turimo mu by'ukuri mu bihugu byo ku isi. Ibimenyetso bitatu nabisomye muri odiyo ya mbere. Muri odiyo ya kabiri nasomye ikimenyetso cya kane n'icya gatanu. Muri odiyo ya gatatu natinze ku kimenyetso cya gatatu, ngerageza gusobanura uko numvise nasobanukiwe uvugwa mu kimenyetso cya gatanu. Muri iki kimenyetso cya gatanu haravugwamo iki? Haravugwamo ibintu bitanu bizagaragara iyo ntambara imaze kurangira, iyo ntambara ya gatatu y'isi. Mu bihugu imirwano izaba yabereyemo hari ibintu bizagaragaramo bitanu. Ubwo nabyo ni ibimenyetso. Ibyo bintu bitanu byose hamwe bisobanura ikintu kimwe: ubwoko bw'ibitwaro bizaba byakoreshejwe mu mirwano muri iyo ntambara ya gatatu y'isi. Reka nkubaze rero wowe wumvisije iyi nkuru muri odiyo ya gatatu, ibi bitwaro kirimbuzi n'aya mabombe kirimbuzi ni bwoko ki bizaba byakoreshejwe ku rugamba mu mirwano? Ntabwo washobora kubimenya, kubifindura. Ibi bombe bizaba byahumanyije umwuka uhumekwa wo mu kirere, amazi anyobwa ahumane, n'ubutaka buhingwa buhumane. Ni ukuvuga ngo bizaba byarimbuye umwuka uhumekwa n'amazi n'ubutaka. Niba rero ubutaka buzaba bwarimbutse, bwahindutse ivu, ni ukuvuga ko n'ibiri hejuru y'ubutaka ari byo ibimera byose by'aho hantu bizaba byabaye ivu, ndetse n'amazu yaho n'ibizu byose bizaba byahindutse ivu. Ni ukuvuga ko ibyo bitwaro bikomeye cyane, kugeza ubwo abantu benshi cyane bazicwa mu gihe gito ahantu hazaba habereye iyo mirwano, cyangwa se ibyo bibombe bizaba byaguye bya rutura. Ndetse abo bantu bake cyane barokotse urupfu bagahita bahunga biruka, bagava mu gihugu cyabo, mu bihugu byabo, bagahungira mu bihugu bya kure cyane bikennye bisuzuguritse. Abatazi iki kizaba cyabaye rero muri iyo mirwano, muri iyo ntambara ya gatatu y'isi, mukimenye guhera none, ni amabombe bitwa atomika azaba yatewe muri ibyo bihugu byavuzwe byo mu Burayi bikize cyane, no muri Amerika ya ruguru, ubwo ni Canada nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia, no mu bihugu bimwe bya Aziya bikize. Ibihe ni ibihugu bikize cyane bifitanye ubumwe na Amerika. Ngewe ndasanga ari nk'Ubuyapani na Koreya yo mu Majyepfo ndetse n'icyitwa Taiwan, ni ibihugu bikize cyane. Ibyo bihugu rero ni ibihe bihugu bizaba byashyamiranye, byacakiranye ngo bimarane, byarwanye? Umukecuru bivuze, yarabivuze, nabisomye muri odiyo ya mbere. Ni ibihugu byitwa, iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, ni ibihugu byitwa kapitaliste bizaba byacakiranye n'ibyitwa abakomunisiti. Ibyo rero byitwa abakomunisite ngenda abona ari byo bizaba byasekuye ayo mabombe muri ibyo bihugu byitwa abakapitaliste bikize cyane.
nabisomye muri izo odiyo, muri iyo nkuru y'umukecuru, birumvikanamo neza. Nta mpamvu araho ndaza kubisobanura nanone. Murakoze kumva uku gusoma kwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.